kandi noneho nakuze mfite grand frère y'umucuruzi nkabona ukuntu iwacu bamwubaha hanze nkabona nge sinazwe n'ibyago ari nafite ninge mugufi wacu kavuga ati ndi mugufi ku ngano ndashaka kuzabasumbisha ikofi ndavuga ariko niki nakora nibura nanjye famille kanyubaha ku buryo nzayangira ijambo nanjye inama zikaba ari nge bategeka ariyo bavuga bati ku buryo nta mwana muri famille bashyingira batambajije yego noneho nakuranye niyo complex yuko ndi mugufi noneho ukaba n'ukuntu hari ukuntu kurwa n'icyo kibazo naye na mutoya nabyibushye nyuma ngira ngo uranze ndakuze rwose no hari ukuntu baba guhimba utuzina ikindi banagusuzugura ndavuga ariko ubundi ubu wakora n'ibyakwemera nyuma ariko muri bya bihe bya 2013 nsubiye inyuma gato hari umusaza twahuye ngo bari barize mu Burusiya aranganiriza arambwira ati mwana ushaka gutera imbere ampa umurongo na n'ubu niwo nagendeyeho na n'ubu nyigenderaho nuvuga ngo abanzi abo dukorana mu kazi nkora bajya banambaza bati ubundi bite byawe ntufite igiti ukoreraho ariko ibanga nta rindi ni wa musaza twahuyanganirije twagarutse rero bakunzi ba SPP TV nkuko twabemereye ko tugenda tubahindura abatumirwa bakaduha experience itandukanye bakaduha ubuhamya butandukanye z'urugendo bakoze kugira ngo bagere aho bari tuzaya muri cinema tuzaya muri muzika tuzaya muri kenkayori nawe w'umworozi tuzakugera utubwire udusangiza ubuhamya bw'urugendo wakoze kugira ngo uve ku nka 0 ugeze ku nka 5 tuzasura abanyonzi bafite amagara arenze rimwe tuzasura abamotari ariko icyo tugamije ni ikintu kubaka umuryango dushingiye ku buhamya ariko ubuhamya bwubaka ubuhamya buri positive. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umugabo Elia ivuga amazina yawe. Murakoze nitwa Hakizimana Eli niko benshi banzi ntabwo ni nayo mazina niswe n'ababyeyi. Arakoze cyane. Uyu mugabo rero mureba gutya w'amafresheri umugabo no umukinnyi wa film ubimaze mu gihe kitari gitoya yakoze production mu producer ntabwo ikora directing producer and actor. Hari film yigeze ukora yacaga kuri Flash TV ntabwo itambuka oya yarahagaze contract kwa dufite rarangiye. Turaza kupapiningira link z'amafilm atandukanye yagiye akoraho ari yagiye akora production yakinamo abimaze nk'iminsi kandi amaze kwiteza imbere. Hari ikintu nkunda kuri wowe ntabwo uri umunebwe. Ntabwo beshye ntabwo uri umunebwe. Ndibuka jewe njya kurwanya umunebwe muri jewe nkirangiza secondaire ndiba kunigeze mbo muyede nta kazi na kamwe ntakora. Juru nabwiye abantu ngo kubera ko mwino minsi mfite inshingano nyinshi nsaba amafaranga mba numva no kuri shooting hakagira umuntu ngo dukeneye mu server amasata twishyura 3 uraza nahanyura 3 nkabikora nkigendera. So uyu mugabo rero Eli ntabwo ari umunebwe habe namba. Turakomeza tuganire nawe araduha experience ubuzima butandukanye. Elia ujya kwinjira muri film bwa mbere hari mu mwaka winjiye bigenze gute? Yari passion umuntu wagupushinze do experience y'ukuntu wisanze uri umukinnyi wa film? Mbere na mbere ndagushimira Israel kuba nibura batekereje ko twaganira. Ntabwo nkunda gukora ama interview. Ndabizi ndi muri bacyo bafite interview. Ntabwo beshye ariko ndagushimira ari umugabo nubaha tumaranye igihe. Buriya rero abantu benshi ntibabizi ariko reka mbisobanure cyangwa nabwo ni nacyo kibazo cya mbere mbajijwe. Yes. Buriya filime ya mbere nayikinye 2009 kiri muri Minisante iyo ku nkanga. Ariko ukuntu byagenze ubu nigenda nakuze numva nshaka kuzaba umunyamuziki. Wow. Kuko hari n'indirimbo zirenga nk'eshanu nari maze kwandika. Nari mutoya nkiga. Hanyuma kwa kundi abana bo muri quartier baza tuba dukina nyine bisanzwe ariko ubwo ntago nari muto cyane mu 2009 ntago nari mutoya ugereranyije nuko mbona uko ubwanwa bwari bwaratangiye kuza. Oya nabameze nyuma nameze ubwanwa bitinze nanjye bwaje bitinze. Nano 2009 abana bo muri quartier haje kuza umuntu wakoze filime yitwaga The Impact. Icyo gihe n'abantu basenyeraga kuri Zion Temple. Hano baza bashaka kuko bashaka bafigira bashyira muri filime. Hano muri quartier aravuga ati hano hari umuntu uri gushaka abakinnyi ba filime babana muze tugende. Ndavuga se barimo baraduha amafaranga se ngo iyi ngo barimo rahimba 5,000 5,000 ku muntu ukiri mutoya nabi n'ikira ntabwo ari make yari menshi. Ndavuga reka ngende 5,000 mbikorera.
baduha 5,000 sinamenye n'igihe yasohokeye ahubwo nacaga ku bana bo muri quartier ngo twakubonye kuri filime zari zigisohoka kuri ya masede abantu bazibunza no mu makaritsiye zikagerayo sinigeze ubundi nge sinakundaga filime pe sinkubeshye n'ubu mu rugo iwanjye biragoye ko nyireba bikundira ubundi nge music nk'abawe nzibo niko babizi nkunda music none 2013 nibwo nafashe icyemezo cyo ko ngiye gusora iza ndirimbo zanjye batingiye kujya muri studio muri Kigoma matwika nshaka umuntu wa mbere umfasha mu kunkorera ingoma no kugira ngo menyere kuririmbira ku byuma atangiye kumenyeza amaze kwitoza indirimbo 3 nibwo naciye hano mu mujyi mbona icyapa cyanditseho ngo hano twigisha gukina filime abitaga umuco wacu yes bara mu muhima yari mu muhima ariko sinageze mu yego mbonye icyapa ariko bino bintu ko nabonye nyina akantu gatoya abantu muri Karetsano bakavuga ngo bambonye inkinye byinshi byagenda bite murabibonye rero ko twimutse tuvuye n'ubundi turi mu mahombezi yo munsi y'umusozi wa Kigali kuri Hotel Baoba ko turi muri Jardin mu kanya ariko bibaye nk'uko twimura ikiganiro cyacu mwimbere kugira ngo n'indi mirimo ya hotel ikomeze wari urimo unsobanurira ukuntu wageze mu mujyi ubona kuri umuci wacu kwa Burunguru ubwenge yarahitinze kira gihe yarahitinze cyane ngo byaje kugenda gute rero no kuvuga ngo nahise njya ndavuga ariko nangiye gukora umuziki ariko ubwo mbonye hano bigisha gukina filime wabyiga ko biriya bintu bishobora kuzamfasha nibwo nagiyeyo ndabaza bambwira ko bisaba ko wishyura amafaranga kugira ngo bakwigishe ndishyura ndiga cyane ko nari nkeneye no kubimenya acting kabisa ntangira kubyiga ntangira gutekereza kera ko najyaga ndeba za filime za Barambo mu bisheke nkumva nanjye ko ariko bizagenda ntangira kwiga gukina filime ubwo ni hari mu mwaka wa 2013 nuko urugendo rwanjye rwatangiye ndabyiga biza gufata igihe gitoya ndahava nkomeza gufata andi masomo ntangira gutyo kwinjira muri sinema muri make nuko byakomeje umuziki mba ndawuretse nuko filime yasimbuye umuziki muri mindset yawe uretse iyo filime wagaragayemo nk'umufigira indi filime iri loko wisanzemo bwa mbere ugakina bati none nshize inyota ntabwo ntambutsemo ntabwo mfigiye gusa ni yihe n'izindi zakurikiyeho nyuma yuko nangije kubyiga nagiye nkina amasene make kwa kundi nyine bagufata tubiri dutatu tumwe n'ubundi utabonetse wafata undi natwitewe na kudashinga abantu bakambona akabijya nkina ndi bodyguard ni nyinshi akuzwa no gukinisha umupolisi mu kiguzi de yes ndabyibutse ariko natangiye gukina filime neza aho navuga nanjye ntangiye kumenyekana muri filime zanjye ntangiye gukora izanjye ariko ubwo yageze 2016 mbona gukomeza kumpiza usene ntago bizatuma menyekana kuko umuntu wabyize mbona ntibishoboka imyaka nari maze kuvumba guhera 2013 kugera 2016 imyaka 3 ni hafi ni myinshi utaramenyekana ko nabonaga ari ibintu bigoye mpita mfata umwanzuro yuko ngiye gushaka amafaranga ngakora filime yanjye urazubiga amafaranga shaho niho baza kuri sete by'ibizo wanagurira n'umuntu byere hanyuma uba winjiye muri filime zawe filime yawe mbere yakoze bwa mbere yitwa nguki yitwa kubera iki yari serie yitwa kubera iki series niyo yatambuka kuri Flash TV yego ubu se hari ahantu yabiri kuri YouTube ku buryo dushobora guha abantu link bakareba Elia tuvuga n'uwari we cyane no vango urumva iyo filime nayo yakubera iki niyo nahereyeho n'igihangano cyanjye ni saison 5 wow saison bagifite episode zingahe 20 episode 100 yego urazibyimba yego guys twarakoze ubwo uyu munyamerika ko wakoze episode 100 yatamva ko ufite umusozi w'amazu kuko yatavati ufite amafaranga guy you have money yes ugenda rurakomeje yatambutse kuri Flash TV mu gihe cy'amezi 8 yacago gatatu mu cyumweru wow birarangira nyuma nza gukora indi yitwa Impamvu series ngira ngo izo ni filime zizwi zikomeye kandi zakinyemo abastari I know ariko impamvu yo kuko yari imhenze cyane umva yarampenze kurusha kubera iki iyo nakoze saison imwe ifite episode zingahe 16 nakutari wagize washatse kwimprove wateka nkubite nk'abastari ndavuga reka nkore buriya Israeli
nkaho usanga muri sinema uba muri sinema urabizi Yeah. nk'umuntu wabibayemo igihe kitari gitoya numvaga nkeneye nyine kubona rya zina nashakaga kuva kera. Yego nari maze gukora kubera iki ama episode menshi ariko mbona kurya kugira ngo uzamuke nuko ukora n'abandi bantu bakomeye bakurusha izina. Kandi ngira ngo urabizi ni ujya gusenga hari igihe nk'abantu zaguhanurira ngo Imana izakwicazanya n'abakomeye kavuga atari kundi kugira ngo nicane bo bizasaba ko nkora cyane. Ni ibintu bikomeye buri ibintu Imana ikugabira urumva bidakomeye. Reba ashobora ngo nzakucanya n'abakomeye. Buriya yagize amahirwe mukicana Imana ibisoje isezerano. Yego nanjye mpita mvuga ni uwafata abandi bantu bakomeye ku rwego rurenze urwo nari nakozeho. Nubwo bahenze ariko igihe numvaga nshaka kugira ngo mbone rya zina nashakaga. Mpita nembera ndekura amafaranga kuko urumva imyaka guhera 2013 kugeza 2020 imyaka n'amafaranga ubu savinze ni menshi. Ndavuga reka mfate muri ya mafaranga nkora iyo filime. Nkora episode 16 zirarangira zijya hanze abantu barazikunda. Ngiye gukora indi sezo ngira ngo nahise ngira ikibazo navuga wenda cy'ubushobozi nabuzeho makeya kugira ngo meze indi sezo. Akazi nari mfite kahise gahagarara by the way. Gikora muri by'amafarumasi n'amadepo binini. Yes. Uyu mugabo akora akazi ke niyo umuntu wambere nabonye muri sinema utari umunebwe yakemera akaba n'umubazi cyangwa umubojozi cyangwa se ariko akabakorera cash. Yego nari mfite company nari mpagarariye. Nakurikiranaga ibikorwa byayo kontra nari mfite birarangiye yarangiye mu buryo butunguranye ariko atari uko nitwaye naho ahubwo arafite isoko ryese rihagarara. Mbona kugira ngo mbashe gukora bimwe nashakaga kurumva nari ngiye kongeramo abandi bakinnyi ngira ngo nkore izindi episode nyinshi ko maze kubona ko izambere zikunzwe. Mbona nshaka gukora ibintu bitari byiza mpitamo kuba mpagaze kugira ngo ukore ibintu biri munsi y'ibyo umaze iminsi ukora beta ko waparitse. Yego ndavuga reka mbe mpagaze gukora filime ahubwo none izina amaze kugira rizamfasha gukina noneho mu zindi filime amarore meza nkuko nayifuzaga. Noneho ahubwo mpita mvuga reka mu gihe ngiye guhindura akazi hashaka ibindi byo gukora mbe mpagaritse gukora ko filime irahenda. Filime irahenda irahenda bisaba kuba warakoze kofi kabisa. Hari abantu batazi ko kantu kose kaga fanta mubona ku meza tora dufanta dutanu kuko muhinduye shot uko muhinduye angle uko muhinduye tech uhindura na fanta kudashyiraho amazu dukiniramo twishyuza amazu dukodesha imyenda bakina bambaye transport kubahemba byose n'uburibwe no kubagaburira byose hari abandi baba bari mu gikoni bari gutegura ibyo baza kuri tutabona kuri screen kandi barakoze kuri projet. Yego mbona birahenze ndavuga reka mbe mbihagaritse noneho nshake indi mikorere mpindura ibindi byo gukora ariko nuko byagenze ariko ngo akazi karabonetse. Ubwo nuba ngo ni impamvu niyo series ya nyuma wakoze. Yego ku buryo ku ngubu ntago ntayindi uri gupanga indi projet mu minsi ya vuba. Nyuma y'izo filime ebyiri ndimo ndayiteganya ko ndashaka kugaruka gukora. Ndashaka kugaruka urumva iminsi maze ntari gukora. Abazi izo projet bazizi yashize igihe. Yari bunda none nariteguye nkuko nafashe ikindi gihe cyo kwitegura kugira ngo nzikore. Ngiye kugaruka ngiye gukora indi filime ntago ndi kubwira izina kugira ngo atanshishura. Yes. Ariko irahari kandi zaba ari nziza nkazo. Elia mu mwitege ndabizi ko ntaga yategura akantu gatoya ategura ibintu binini bizaga kubita. Cyane ko Elia nk'umuntu uvuga ko umukinnyi wa film adashobora kubona amafaranga cyangwa se umuntu ukora film adashobora kubona amafaranga hagomba kuba ari wa muntu nyine w'umukene ubundi abikura ese nuko hari no gutekereza bigufi no kudapanga cyane ubundi ni gute umuntu ukina film cyangwa ukora film ni gute akena ubundi byagenze gute bitungwa no kugira ngo umuntu akene. Ngiye nk'umuntu umaze igihe kinini nkorera amafaranga buri myaka myinshi nakoreye amafaranga. Muri sinema hari amafaranga arahari hari amafaranga ariko hari abahari batazi ko hari. Ariko muri sinema hari amafaranga kuko urumva icyo gihe akazi kanjye kamaze guhagarara nubwo nari maze kugira izina rya zina rya sinema ryahise rimpesha kandi kazi keza ako kantu k'izina sasa. Yego ngira ngo abastari bacu bashobora kuba batazi kubyaza umusaruro izina. Reka mbivuge mu mvugo wenda bamwe batari bukunda ariko niko kuri. Gasanga umustar aramamaye amafrere gasanga ikintu agiye gutahira n'amayoga y'ubuntu n'amaturu y'ubuntu. Yesu ndabivuze kuri kamera. Mais c'est la réalité. Imana kuba bari. Njya mbibona njya nabyumva nanjye ntago birambaho ariko Imana afashe ntibizambeho. Ugasanga niba ufite izina
nta kindi kintu waribyazamo umusaruro, nta kundi izina ryawe ryakwinjiza amafaranga, rya zina wakoreye wishyura kuya. Uzi ko baranye ikintu cya mbere cyamaje kuntonda, filime ya mbere nakinyemo Crossing Lines baranyishyuye $1,000 izayikurikiye naho nitegeraga nkanigaburira ngatwara n'imyenda yanjye, ariko ndapersevera, ndakomeza. Ntabwo navuga ngo izina ryaje ryizanye, ni mu cyuya cyinshi cyane, ni mu mbaraga nyinshi cyane, ni mu gustragulinga kwinshi cyane. Hanyuma iryo zina kandi ntekereza ko ntabwo ari umwihariko wanjye, kugira ngo izina umuntu aryubake, kugira ngo ubake izina ugire hahandi abantu bavuga ngo dore kanaka, biravuna, bigutwara umwanya. Ngiye muri graduation z'abanyeshuri barangije kwiga amasomo muri acting, ndavuga ngo niba utiteguye kugira ibyo uzahomba ntaho uzagera muri acting, kuzaba no kunda gukina filime kora ku murenge uzica akazi. Njye nigeze mbura ikindi, nigeze ndata flight kuko hari scene nagomba gukina, kamera yitura hasi, dusigaje amasene nk'atatu, mfite flight nimugoroba, ndeba hagati yo kujya muri gahunda zanjye no gusova projet y'umuntu, ndavuga nubwo ibyo ngiye mufite umumaro, ako gusova projet n'umuntu kuko bati indi kamera izaboneka kuwa kabiri, nagomba kujya indege ya saa 11 zo kuwa gatandatu, kamera yitura hasi saa 4 kurangiza filime biranga. Nyirayo yarazi ko ahiye. Iki nari maze amezi 8 nteretse umusatsi. Icyame ntabwo nagomba gufata iyo flight ntiyogoshesheje. Nyirayo yatangiye gupanga ko ningenda nzagaruka nkongera ngatera ku musatsi w'amezi 8. Tukabona tukakwa za scene zasigaye. Ndareba uyu muvandimwe ndamutwitse. It's good flying, it's good aho ngiye mu bintu byiza. Ndahumeka mbwira umutima ni no. Ntaho ndi buke. Mana ntaseringa indege, nzakoma amafaranga nza kugenda undi munsi ukurikirana ngo nagiye kuwa 3 ndangiye za scene ko kamera yabonetse kuwa 2. Nshatse ngo utiteguye kugira ikintu homba muri ibintu byacu nta gushaka gutera imbere. Yego. Niko kuri. Nta bintu gihomba byinshi cyane kurera. Nahombye miliyoni zirenga nka bwa mbere icyo gihe filime zanjye hagarara ise mpomba miliyoni 11. Yes. Miliyoni 11 ari ukubera pass ufite ibintu. Mpombe z'undi 8. Kandi ikizo cy'abatise ntabwo wicuza. Ntabwo wakwicuza kubera ko buriya mutima wanjye urishimye ndabikoze. Hari abantu nkunda kubwira ngo iyo ushaka gushira inzara uyikorana. Gaeri ni umusoro twicaye iruhande ngo uwo mugani ntabwo yarawuzi. Iyo ushaka gushira inzara urayikorana, bisobanuye iki? No ngo yishonje kandi ushaka ko iyo nzara itazongera kukurya, ugomba kujya gukora kandi ushonje. Kuko normalement nta muntu wakora shonje, ariko se niba ushonje ntunakore urarya gute? Ugomba gukora unashonje, bita kuyikorana. Urayikorana kugira ngo izashira. Ugomba gukora ushonje ukabona amafaranga yanzara igashira. Yes. Numva ngo nyuma y'icyo gihe yuko mpagaritse gukora filime urumva nakazi kari gahagaze. Naravuze hari n'abantu batabimenye. Nahise mfata decision yo gukina muri filime z'abandi. Mu gihe cyo gihe nkikora filime ntakinaga muri filime z'abandi. Ariko nakinye yitwa Ibara ry'urukundo, yanahitinze cyane. Ya Karine? Yego. Kandi asumbwa ni filime yahitinze cyane. Ibara ry'urukundo na Ivan n'ibindi byose. Nyuma ntangira gukina abari abapeti bakora ama comedy. Ntangiye gukora nabo kugira ngo basi impano itazazima. Yego. Kuko nta nabantu bamenye ko ntagikora projet, ahubwo bagiraga ngo ni nk'inizange imwe mita nkina mu bindi bita Ndirende n'indi bita Imvano, urumva zabaye Ndirende ya uko bizaba Leonce yatangira nkotsa. Yes. Nuko niyo yitwa Imvano nayo yari ya Mukandasumbwa Karine. Mugira muri izo mu gihe nahise nsubira inyuma njya gushaka akandi kazi, ariko nkesha ryazina rya sinema ari nakora n'ubu ngubu ndi gukora. Nuko ariko ubu noneho ndashaka kugaruka kongera gukora ndaho ndi mu ruganda rwa sinema. Ese eri courage nkubona nuzikomora kurinde koko ngiye kuva twamenyana nta munsi n'umwe waza kuri sete ubona utananiwe, ubona uri ku telefone ku mafaranga byose. Uri mu bantu nabonye muri sinema baga bafite amafaranga. Ntago ndozuza imyaka 40, ariko nakuze numva nshaka kuzagira imyaka 40 ndi hejuru nibura ya miliyoni 50 y'amafaranga. Kandi noneho nakuze mfite grand frère y'umucuruzi, nkabona ukuntu iwacu bamwubaha hanze. Nkabona nge sinazwe n'ibyago ari nafite ninge mugufi wacu. Kavuga ati ndi mugufi ku ngano, ndashaka kuzabasumbisha ikofi.
ndavuga ariko niki nakora nibura nanjye famille kanyubaha ku buryo nzayangira ijambo nanjye inama zikaba ari nge bategeka ariyo bavuga bati ku buryo nta mwana muri famille bashyingira batambajije. yego noneho nakuranye niyo complex yuko ndi mugufi noneho ukaba n'ukuntu hari ukuntu kurwa n'icyo kibazo naye na mutoya nabyibushye nyuma ngira ngo uranze ndakuze rwose. no hari ukuntu baba guhimba utuzina ikindi banagusuzugura ndavuga ariko ubundi ubu wakora ntibyakwemera. Nyuma ariko muri bya bihe bya 2013 nsubiye inyuma gato hari umusaza twahuye ngo wari warize mu Burusiya aranganiriza arambwira ati mwana ushaka gutera imbere ampa umurongo na n'ubu niwo nagendeyeho na n'ubu nyigenderaho nuvuga ngo abanzi abo dukorana mu kazi nkora bajya banambaza batubundi bite byawe ntufite igiti ukoreraho ariko ibanga nta rindi ni wa musaza twahuye yanganirije yaranganirije mu murongo w'ubuzima yari yangiye kwinjira mu buzima bwe. Uyu mutipe yigeze akora company akusanya abakarani bamwe baterura imizigo muri Kigali barenga 1,000 abakorera company yo kujya pakurira imizigo ahantu navuze mu izina ko sindi bamamariza mani cyaje nese ngutinya abantu byo ngo iyo ushaka gukira ukoresha abantu iyo ushaka kurya urikorera n'ubu nyine kuko biri yavuga ngo niyo mpamvu bazatungwa n'imirimo y'intoki zabo ntago tukiriho kugira ngo dutungwe kuko gutungwa no kurya no kuramuka ahubwo abantu bagomba gukizwa n'imirimo y'ubwonko bwabo. Abantu bafite imbaraga ushobora kubafata ukabakoresha ukabyaza amafaranga ugakira mani kare kantu karankona ntago ari biriya gusa n'ubu nk'ibyo ndimo abantu ntibajya bibuka ko hari ibindi byabaye nuvuga ngo umusaza inzira yampaye ngiyewe ntago ndeba ngo ndaha n'ubu ngubu ntangije ha business mwese nabyaza amafaranga. Wonderful. Ntago ari ukuvuga ngo ni ngombwa aho ngeze hose ushobora kuba nahabyaza amafaranga yewe nahangaha biba bishoboka ko tunahuye nagerageza kwiga uko nahabyaza amafaranga. Ku kibazo rumbaje ati kuki wihirinze ugashaka amafaranga afite company y'abakarani mwana cyaje kandi afite udufaranga nabibonaga kabisa. So birashoboka kwiteza imbere mu mwuga wa sinema birashoboka ko ufite izina ukaryaza amafaranga. Bisaba iki bisaba kwisobanukirwa icyo namaze kubona bisaba ngira ngo uranzi nagize izina ariko ritabyibushye nk'iry'abandi nzi ryabyibushye hari abantu bafite amazina yabyibushye kandi ikofi zananutse urakoze cyane. Buriya rero njya mbibona kenshi iyo ugize izina ribyibushye rigasumba amafaranga uba uri mu gihombo. Yes. Ubundi amafaranga byakagendanye cyangwa akarusha izina. Ariko iyo izina ryasumbye amafaranga kaba kabaye ni handi ushaka gutega moto kandi ntayo ufite oya n'igihe ubu yafite ariko tuvuge hari urwego uba uriho utakagombye kugenda kuri moto ariko kubera ko izina ryasumbye amafaranga niyo ngo wazamutse ku rwego ariko ikofi ntiyazamuka muri make warahengamye ubundi biba bisaba ko wahengamye kuko unaterura ibyuma akabyuba agatuza kamwe umuntu agutumiye mu bukwe niko kuri umuntu agutumiye mu bukwe uri umusitari ntiwakagombye kugenda bateze moto wakagombye kuba ufite imodoka yawe ugendamo cyangwa wakodesheje. Umuntu uzamutahira ubukwe ugomba kuba ufite iduka rikwambika cyangwa ukajya kwambara imyenda nyine fashion irahenda babizi ukasabwa no gushaka imodoka. Muri make ubukwe kugira ngo ubutahe bw'umuntu bizagusaba amafaranga atari hagati y'50 n'ijana bitume hari ubukwe uzakwepa kwishu uzabukwe hari igihe bavuga ngo abasitari barirata ariko nukuri nta bugome bubi buba burimo Israel ntabwo yantaye ubukwe ahubwo izina afite ngire mutegeka rimwe rimwe kutagenda. So tuzanya abantu njye ntahira ubukwe rero bariko numva naza nafunza costume ariko ndambara costume kuri iriya moto ariko afite nka kasi ya magana angahe cyangwa se kandoka kamodoka bwana nataha ubukwe bwinshi cyane ariko ibyo ntabwo byisangije n'abasitari benshi. Yes. Umusitari ushobora gutumira mu birori byawe akaza uzamwubahe abahisenga imbaraga babigomwe ibintu byinshi kuko birabahenda ubuzima burahenda iyo umaze kugira izina biraguhenda bisaba kuba mu buzima burenze ubwo urimo buragutegeka nyine. So nge numva ari ikiza ariko umuntu yabanza akabyimbye ikofi izina rikaza nyuma cyangwa bikazamukira basi bingana izina ushobora kuribura ukase tukarya cyane birashoboka ahubwo we icyo ugomba kumenya niba utangiye kuzamura izina shyira imbaraga mu gushaka amafaranga. Yego rata ushaka gushyira ka restaurant nushaka gufata ka restaurant ka capati erega izina riragutunga none se reka nkubaza niba nk'ubu ngubu ngiye nshaka kuvuga ngo izina mfite kugeza iyi saha riranyinjiriza buri cyumweru si mu kwezi urambwira ngo ikindi ahubwo nzakomeza kubikunda kuko bya bintu birantunze
shaka kuzategura ikiganiro cy'amasaha 6 ndi kumwe na Elia akigisha abastari bacu uburyo bashobora gukorera amafaranga. Abo barahari bafite amafaranga benshi barahari turafite. Abastari badafite amafaranga kubona amafaranga. Ntimuze kumbara mu abastari badafite amafaranga. Yo urakize ndabizi. Ayafite nubwo atamenyesha. Nangana na Elia, na Elia ariko nyina ngana na Israel. Angana na yanjye ariko Gael we asaga Gael shayi. Ariko batagira ngo mfite menshi ahubwo nabasha kuntunga. Nge navuze ko bintunze bataza kugira ngo mfite ibya mirenge cyane ndimo ndiyemera. Ahubwo je ryazina rirantunze nicyo bivuze. Yes. Hey, amazina dukorera muri creative industry, muri cinema, muri muzika n'ahandi ashobora kudutunga, ashobora kudufungura imiryango. Naniye kubaza hari ahantu hari role wabarigeze ukina ikakwicira amahirwe cyane. Dusangizwa buhamya. Umuntu akona kumvugo yanakudiye. Impamvu mise nguca mu ijambo ngavuga ngo cyane bikoze ku mutima. Nayikinnye muri Ndirirende ari nayo ndi gukina muri iyi minsi. Ndi umugabo mubi. Ibyo rero byagiye binyicira bikwicira amahirwe rimwe na rimwe abantu bakabazi ko ari ibyanyabyo. Uko nakinye barabizi ababizireba ndi umugabo mubi udashobotse. Kuko niba nshaka kuba nkina ndi umugabo ukunda abagore usesagura amafaranga mu rugo kandi kuyasesagura ari ukuyajyana mu bagore ntawabyishimira. Ibyo ntabwo ari ibintu ntabwo ari ibintu byo gushimira umuntu w'umugabo uri mu bwo buzima. Ibyo ntabwo ari byo. Abantu rero bahise bamwe bakeka ko ari kubayeho. None rimwe na rimwe umuntu yakubona ukabona arakwishisha. Rimwe na rimwe nk'umuntu mwari muziranye mwari mubanye neza kavango shango yenga niyo ngurebye mbona ni ikigome kuko hari ukuntu urana nkatwe iyo ukinnye rero ukayinjiramo neza bababona ari ibyanyabyo. Rero niba nshaka gukina ndi umupasteri ariko ubeshya rimwe na rimwe abakristo ngo kwa gatatu dufite icyumba cy'amasengesho ariko ukabibwira abakobwa nabaza abantu babyishimira bakaza gusenga yaza gasanga ari wenyine ukamubwira ngo abandi bagiye kuza wihanganye ukamuguteka mbe nkukora deliverance mbe nkuvanamo imyuka mibi. Urumva ibyo si ibintu ubundi wakabaye ukora umuntu w'umugabo. Ibyo rero hari abantu bakubona bagahita bagutinya. Niyo role niyo navuga wenda nakinnye umuntu yambona agahita atinya nk'umuntu utazi bya filime ngamye ngo ni fiction wakoraga yakamenya ko akazi ntamenye ko akazi. Ibyiza byo nta kintu kiza filime yakora ku by'umuntu avuga ati uyu muntu inshingano mfite nona nizo kumuha service gusa kubera ukuntu nakubonye agasanga kuzi muri runaka bati yego cyane. Yankoreye byinshi ko nk'izo filime zanjye nakubwiye nakinnye n'izabandi nyina nakinnyemo. Byanyubakiye ikintu gikomeye ko nk'ubu nk'akazi nkora sinzi niba wenda nemeye kukavuga taza ko nkubitago namaje mu kintu. Urumva twava ahangaha nk'umuntu w'umugabo witeje imbere umuntu w'umusore mugenzi w'abandi ko umugenzi wa Gael ngenda ashaje wabasha kwiteza imbere ni gute twava hano utatubwiye icyo ukora kuko hari abantu bazi ngo azakina filime mu gihe atagiye gukina iryamire arya abantu inywere byere bazi ko ndi umugabo ariko afite urugo nabazi ko ndi umuntu ugiye yerekwa arishyire inbox kwa Elia biremewe. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko maze kugira izina umuntu yampaye isoko ryo kumubera brand ambassador ya Toy Core. Niho natangiye reka mbariho mpera. Noneho arambwira ati ndashaka kunyamamariza nkuko nabandi basitari tuzi bamamaza. Twumvikana amafaranga azajyamo buri kwezi. Tugiye publicité naramwamamarizaga namwere brand ambassador inaca kuri imwe muri televiziyo zikorera mu Rwanda kuri zitari kuri YouTube ariko televiziyo zisanzwe. Noneho urumva niyo publicité ya mbere nari mbonye ntangira kwikanga sendi ku rwego rwo kuba nakamamaza. Burya ari ukuntu izina ribyibuha ntubimenye gasoma uko biteganyije. Yego kuko ntangiye gukora filime numvaga nyanza afatisha nko mu myaka nk'itatu biba bije mu mwaka umwe. Ntangiye kwamamaza rya shuri abanyeshuri baba benshi. Bana byana byatanze umugati. Undi muntu abaraje ati nkora imyenda ya made in Rwanda ndashaka kunyamamariza. Nawe sinzakamamariza gutatu uzanye postingira kuri platform zawe social media zawe bizaba bibaye ati nta kibazo watiwe ntugire wasi. Abamaye ya mbere
ndayifashe nkayifotozanya nka postinga akama niye nyishyizeho bwa mbere mba mbonye gukora isoko ryo gukora ikigo cy'ishuri na amafaranga ye mba mbonye abakiriya bambwiye ati twohereze muri Amerika nkayohereza ku iposita niko kuri byabaye ntangira kuvuga mfite izina rimeze gutya nshaka business nkora yambyara umusaruro yanjye kugira ngo izina ryanjye ndikoreshe abandi urumva umuntu niba yarampaga amafaranga runaka ku kwezi nasanganye ayo namwinjirije akubye inshuro 10 kandi nawe wayinjiriza yego nibwo nicaye ndavuga ariko ngiye ko nkiri mutoya nanjye nkeneye gukora nkatera imbere hano baka umuryango w'ejo hazaza kuki ntabikora nibwo ntangiye gukora projet yamfasha kugira ngo mbashe guhura n'abantu benshi nsanga projet nshobora gukora ikanyemerera ariyo gucuruza ibibanza mu mujyi wa Kigali. Nice gucuruza ubutaka reka mbyite gutya mu gihe buri munyarwanda wese yumva yagiriwe yatungiwe yatunga ubutaka yatunga inzu kuko namaze kubona ko n'umwana ukivuka akeneye kuzagira aho aba. Of course yes. Nkuko tuzi neza ko umwana akura agomba kujya ku ishuri ashobora kurwara akajya kwa muganga naje gusanga ashobora gukina naho atura cyane uko umuntu yifuza kuba umugabo cyangwa kuba mukuru yumva yagira niwe yego ndavuga iyi service nyigiyemo yamfasha njya kwiga uko bikorwa njya muri company ikomeye ibizobereyemo niga uko bikorwa uko bigenda ese nashora mangahe nsanga ni isoko rinini amafaranga mfite ntiyari haza nsanga igishoboka ari uko nakora n'ibigo bikomeye bishobora kuba afite ibyo bushobozi urumva nyine niba mfite wenda yo banza nka 3 cyangwa 4 kandi hari igihe ugira abakiriya neso nk'umuntu yambwira ngo arashaka wenda ubutaka bwa 500,000 800 miliyari ubwo zinabukura biransaba rero ko nkorana n'abafite ugurisha nkabahuza n'abandi babishaka bita nkora iyo service no kuvuga ngo ubu ngubu nabimaze kujya mu butaka njya no mu mazu no kuvuga ngo ubu ngubu ukeneye inzu yo guturamo ushaka kuyigura cyangwa kuyikodesha nayimuha cyangwa kuyubaka wabikoze cyane kuko n'ubundi abenjenyeri tubafite none ushaka n'ikibanza nacyo nakiguha no kuvuga ngo uyu mujyi wa Kigali wose ndetse no hanze no mu nkengero no kuvuga ngo kubera ko wenda ikigo kinini dufite na déplacement ahantu hari ubutaka hose bugurishwa tuba tuhafite no kuvuga ngo umuturage wese ukeneye kugurisha ubutaka bwe arampamagara ushaka kubugurisha akampamagara nuvuga ngo ubu ngubu ku muntu ufite ubushobozi buhera nko kuri miliyoni wenda nk'ebyiri imwe n'igice kugenda ukagera no kuri miliyari ntabwo atinya kuduhamagara kandi tukamugurishiriza kuko buri muntu afite ubushobozi bwe kandi bitewe n'ubushobozi bwe agomba gutura bihwanye n'ubushobozi bwe ibyo rero urumva ni business nahise ntekereza ariko nza gusanga ni business byibushye kandi noneho imfasha guhura n'aba bantu bankurikira nuvuga ngo nk'umuntu ukunda filime zanjye cyangwa se akaba atanazikunda ariko yarumvise ko mbikora nanzi nubwo yabatananzi byatumye mbasha guhura n'abantu benshi ndetse mbasha gutuza n'abantu benshi niba nko mu mwaka umwe nshobora wenda guha ibibanza nk'abantu nk'ibibanza biri hagati ya 50 n'ijana ni byinshi guys murumva ukuntu ahantu byaza umusaruro amazina yabo naho urafata izina ryawe ukajya kuribyaza umusaruro kuri comptoir karitwara mu migina karitwara n'ahandi waribyaza umusaruro asanga yimwinjiriza I don't think so Elia ari mu bakinyi ba filime ari mu producer ba filime biteje imbere amazina dukora muri creative industry muri cinema muri music dushobora kubyaza umusaruro w'amafaranga bitari kubyaza mu video amacupa gusa mu kabari no kujya mutwadukaritsiye tune hari ibindi twakosha kandi tukiyubaka mu buryo buri financial tugatunga ku mafaranga Eri ndagira ngo utwibwira ubundi urinde utuyehe ubahe niba uri n'umusore uvuye wasanga hari abantu bari bishyira iyerekwa ryabo muri comment hasi ugasanga ibintu bibaye kundi kondo birumvikana okay nkuko nabikubwiye nitwakiza Imana Elia mvuka mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kabagari ngo ni mu ntara y'Amajyepfo hano bita ku Muremera barahazi abatahazi kuko sinahabaye cyane ariko abahazi mvuka no muntu bitwa Erasto arazwi be cyane ni grand frère no mucuruzi uzwi cyane no mucuruzi uzwi cyane aho ngaho Ponye arazwi cyane ponye baye super efe cyangwa yadayihatukira yigeze kuba umuyobozi ariko grand frère ni uzwi cyane ko no mucuruzi wa ku centre ukomeye Erasto turamusuje rero aho ngaho mu Ruhango tubera ambassadeur nuko none ariko nkabantuye mu mujyi wa Kigali
bita Ikinyinya niho ntuye nkaba nkiri ingaragu uwo mukobwa afite iyerekwa arishyire muri yabaretse kuri tambutse azakwishakira inbox ataguteza abantu azacanga kuri platform zanjye yego hanyuma ngenda umusore nkuko nabikubwiye nkaba nkora ibyo bintu byo kucuruza ubutaka n'amazu n'ibibanza bakodesha abagura abagurisha uzatinye kumpa ubutaka bwe ngo bukugurishirize kandi ngira abakiriya benshi abo tumaze gukora nabo barabizi cyane kuko nibura mu kwezi sinshobora kugurisha ibanza ari munsi ya 4-5 urumva ni byinshi kimwe nuko nshobora kubitangira rimwe bya bishoboka barabizi kuko n'umwe mu bantu bagira imari nziza cyangwa se ubwo bindi nkaba ndi umukinnyi wa filime ese ufite sheri ndi umukinnyi wa filime ibya sheri tubyihorere ndi umukinnyi wa filime yes nkaba ndi na producer ko n'ubundi ngiye gukomeza projet ibyo bya sheri byo mu kiganiro cy'ubutaha ntabwo mbizi nzabigusubiza ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha yes Pepe TV uyu munsi twakiriye Elie Hakizimana umukinnyi wa filime n'umuproducer ubu ni rwiyemezamirimo ukora imitandukanye ese Elie ushaka amafaranga hari akazi umva wasuzugura ubundi kirazira buriya nk'abantu bagiye bampa imbaraga nk'abantu baba hanze bagiye bambwira ukuntu bagira bagakora ya mirimo mutwe dusuzugura mu Rwanda ko ari genagane n'abantu baba hanze babafana banjye bari muri Amerika n'ibindi bihugu nkababwiye se ko nanjye numva ushaka kuzaza biti bakambwira ati wowe uramenye bakambwira ati wowe ahubwo urwego uriho ukwiye gukorera aho ngaho mu Rwanda bigumemo ubirimo no kuvuga ngo ikintu namaze kubona nkuko nigeze kukubwira ngo ushaka gushira inzara yikorana kirazira gusuzugura amafaranga kuko ushaka gusizugura aya mafaranga ariko hakure kuntu kugeza ku mafaranga menshi ntabwo ari by'ubundi uzi ko hari igihe nabaga mfite nka 5,000,000 mu nzu ko hari igihe ntazibitsaga kuri banki ko ari impamvu runaka z'akazi kuba nyareba byoroshye cyangwa kuba ndi kuyakoresha yes ariko umuntu yampamagara ngo ngo ikiraka cy'ibihumbi 10 nkirukanga kaguruka kwasiga mu kagenda yes na Yesu niko yavuze buriya ngiye hari intego nari mfite ku myaka runaka mbashaka kugeraho nyine numva ngo mpora nsenga Imana ngo inize ubugingo mbashe gukora ngire kuri byinshi n'umuntu duhuye abenshi barabizi ari benshi nagiye mfasha nkamugira inama agatera imbere hanyuma ariko reka nse guca mu ijambo wumva nk'umuproducer nk'umacteur ufite aho maze kugeza intego zawe nizihe ese nta kigeze gikoma mu nkokora kugera kuri goals zawe uko abantu benshi bibwira ko bakunda kuvuga ko hari ruswa ishingiye ku gitsina cyangwa se y'amafaranga cyangwa se emotional abantu bakunda gutanga kugira ngo bagere ku cyo benda bifuza kugeraho cyane cyane mu ruganda rwa cinema cyangwa rwa entertainment muri rusange nta waba yaragusabye ruswa ishingiye ku gitsina cyangwa amafaranga ese wowe as a producer baby waba barigeza kwinjira bati man ngewe ndaje nushaka unyenze gushaka ariko nyinije film dusangiza ayo makuru niba hari buriya ntago navuga ko wenda ari uruganda rwacu rwa cinema ni akazi kose ibyo bintu biravugwa ariko nk'umuntu wabikozemo ntago nabyita ko ari ruswa wenda nubwo sinzi ukuntu babyita ruswa ukuntu nyumva numva ko ari uguhereza umuntu mwabanje kubyumvikanaho yes ariko hari ukuntu umuntu ashobora gutega umutego ukabona ko ari cyo ushaka reka mbivuge ko ubu buryo kamere wenda ku ntego mfite numva ashaka kugera kure yes numva ashaka kugera kure ariko njye mu mafaranga pana amazina gusa izina ridafite amafaranga ryarorera nkabona amafaranga nkaribura wanarihiga wafashe ufite izina ukaburara fazaye naribura ariko nkararandiye yes ahubwo numva njye aho hombi nzakora cyane n'izina nkarigira ndetse n'ubushobozi nabona izina riri gutumbagire gusumba amafaranga nkabandi nkapozinga kugira ngo nongere nkore bise nkuzamuka nagakofika kazamukamo kuntu yes icyo cyo nuko kimeze hanyuma kubigendanye na ruswa reka mbivuge wenda kuba yaratekereje kuyima bariho mpera hari ukuntu bazi ko abastari cyangwa se abantu baba mwibi bintu kuko bari birakunzwe cyane urabizi abavuga ati muri nka producer umuntu ufite ibihangano bikomeye kuri ya filime zikomeye buriya ndo umukobwa mwiza buri wajya kumusura ndabizi ni umusore ntago ari buze kura kunkora ntago azanyamara ndagenda nyine nanjye nambaye nk'umunyamujyi mufotore nagiye mbibona ukabona umuntu avuye ngo aragufana gusabye ko muhura
mwahura mu gihe muri kuganira ukabona warashaka ko guhita akubwira ngo wamfashije nkazakina filime. Icyo gihe rero ntabwo nayibara ko ari ruswa, ariko hari igihe ubona ko wenda ari nk'acyo ashaka kurishisha nkurikije wenda ukuntu ababizi, ku buryo niyo utabimwatse nyuma ashobora kuzakubwira ati wenda wansuzuguye, cyangwa se akabwira abandi ati yapfa cyaya no kukibona, cyangwa se cyasiraye no kukibona na warabikwibwirira yakabwira ati wansuzuguye, nzi wawe ntuma agaciro se kuba twahura nibura ntunandirete ngo mbibone ko ubishaka nta kibazo. Ariko nyuma akazavuga ati nshaka gukina filime, akabishyiramo imbaraga, nkabwira ntacyo kuko bigenda urabizi, kugira ngo unatsinde casting abashe guhabwa role, urabizi nawe ntabwo washora miliyoni zingana kuriya ngo ugiye gukina gutyo gusaba. Nge mpamenya ko bitanashoboka. Ngewe buriya reka nkubwire kubera ukuntu nashoye amafaranga, nkabona ukuntu amafaranga avuna, ntabwo nafata miliyoni zingahe ngo ngiye kuvuga ngo umuntu ngo kugira ngo mukinishe ngo uko agiye kuma, ubwo se yampa amafaranga nayo yampa ibintu bihwanye n'amafaranga ngiye gushora, wamuga n'icyo baguhawe bishoboka. Ubwo si ibyo bintu yaguha bihwanye n'amamiliyoni ugiye gutanga bibaho? Nge ntabwo mbyemera biriya bintu, nta nubwo mbihamya ko ntawigeze yinsaba jewe, ntawigeze yinsaba, ariko nge nta n'uwari wisari wimpe gute amafaranga nasho yararamvunnye, ubwo se najya kubwira umuntu ngo mpa kugira ngo ukinishe, ntabwo bishoboka. Ikindi nge ntabwo kwari gukinira amafaranga yawe, ubwenge nabugira ntabwo bishoboka. Wenda ibiganiro birebire. Elia Hakizimana ni umukinnyi wa filime, ni umuproducer, ni rwiyemezamirimo nk'uko mwabyumvishe. Ni iyihe nama, ni iki kintu wasaba abakurikirana ibikorwa byacu bya creative industry, bareba filime, bareba imiziki nyarwanda, ni iki kintu wumva wabasaba mu magambo atari menshi? Reka mvuge kuri filime. Nubwo nkunda umuziki ariko reka mvuge kuri filime ko nibyo nkora. Hari ukuntu abanyarwanda benshi barazikunda, ubundi filime pe barazikunda, kuko nicyo kintu nabonye. Nakoze business nyinshi ariko filime njye ahantu hose ngasanga baranzi, no mu byaro hamwe ntatekereza ko bagira televiziyo, nsanga hari igihe uzwi nk'agace utarubizi kuri urwo rwego, ku buryo ushobora gusanga abantu bafite smartphone bose barashyizemo ifoto yawe. Utarubizi ukinjira muri hotel cyangwa muri restaurant ukabona abantu bose barahagurutse, utarunabizi ko ako gace bakuze. Nuvuga ngo njyewe nasabaga abantu bose ko bakomeje kubaha filime, bakazubaha rwose, bakazireba, bakaduha agaciro. Biriya bintu biratuvuna, biraduhenda rwose, bajye babyubaha. Hari igihe umuntu akubwira ngo shanga nakubonye ngo mu makinamico, njye nkumva ndababaye nyine. Yabyise ikinamico. Oya sinsuzuguye ikinamico, ahubwo kuba atazi gutandukanya ikinamico na filime. Byose ni byiza ku rwego rwabo, kimwe n'ikindi. Nuvuga ngo bakwiye kuzubaha, natwe bakatwubaha, kandi n'abantu babikora bakatwubaha, ndetse n'abashoramari bakabizamo, kandi badushyigikire bizagera kure, kuko ndabizi neza ko nutabikora umwana wawe azabikunda. Niwacu ntibabikundaga, ariko ubu ngubu basigaye bumva ko bafite umwana ukina filime. N'abana tuvuka n'abasore yego n'abantu tuvuka ku gace kamwe barabyishimira ko bafite umuntu ukina filime. Urumva nta gaciro gakomeye. Yes. Agize neza. Elia Hakizimana, ni mukunda iby'iwacu. Yego. Niwo musanzu wa mbere ko bitera imbere. Yego. No gutuma bitera imbere plutôt. So Elia, ndagushimiye. Umwanya ubaye mukeya ariko dufite byinshi. Elia nk'umuntu witeje imbere, nk'umukinnyi wa filime, nk'umuproducer, akaba yarabaye rwiyemezamirimo witeje imbere, hari byinshi cyane azakomeza kutuganiriza bituma urubyiruko rwacu rukura amaboko mu mufuka rugakora. Ati izina ridafite amafaranga rirakagenda rihere. Amafaranga d'abord, ni izina ni ryiza ariko rifite amafaranga. Rero bakunzi ba Yes Pepe TV, turabashimiye umwanya wanyu mwakoresheje mukurikirana iki kiganiro. Nkuko twabibemereye, ibiganiro byacu nta tiku, nta beef, nta plank, no ubuhamya bufasha abantu kubaka no gukura amaboko mu mifuka bagakora no kwiringira ko ejo cyangwa ejo mundi bintu byahinduka. Mu kanya turanyakira handi tubabwiye n'ibindi, ariko inkunga yanyu n'ikintu ukunda ibintu byacu, kora sub, ushyire commentaire hepfo. Ikindi kandi turaza kubereka turaza kubapininga link za filime zitandukanye Hakizimana Elia yagiye agaragaramo. Ni umukinnyi ushoboye, ni umukinnyi ubikunze, kandi umukinnyi wakunzwe. Ciao, ni akagaruka. Kamvuga akantu gatoya. Yes. Ku bantu bashobora gukenera ibibanza. Yes. Ibibanza n'amazu. Sikuna ningiye ntakoze umutidi. Abantu barambi bukode. Yes. Cyane. Ku mafaranga yawe ufite yose uzampamagare, ni 0782 21 0913. Ntuzatinye kumpamagara, kabone n'ubwo waba ufite miliyoni 1 n'igice. Nzagutuza ku butaka bwa Kigali, kandi ngo ikibanza kiza. Nanjye ndaje ntuze. Cyane, ndakubaha Israel. Yes. Urakoze Elia kwitabira ubutumire bwacu.
God bless you turi kumwe nanjye ni mwanya Call. kumwe nzaboneka call